sogokuru bajyaga bajya gukora ibitoki iyo za Gatana na za Karehe hirya iyo masantere no kwijwi nuko akajya gukorera ibitoki habaga ibitoki rero noneho kubera ko haba ibitoki leta igatwara imisoro yose ikayirira yonyine ikayiryamo capati none mu gihe bari kwiryamo capati bakabwira abandi timwebwe mwe murya ku bitoki nta kibazo mufite abandi bagati rwose tuzajya duhorera ibitoki n'amateke kandi mwebwe muri kwirira umugati usize mayoneze ntabwo mugomba kuduha dore nta kindi abantu baba bapfa rero ni ubugari impamvu barekuranaho urubura ruvanze n'umura n'amaraso nta kindi baba bari gupfa nakari munsi y'ubutaka cyangwa se gaturuka mu butaka nyine kavamo nyine ibitoki n'amateke n'ibirayi n'imyumbati nicyo baba bapfa burya rero iyo baba bari gucurana banga uko basangira ngo bagire bahagurutsa rero turi nk'abakizimya mwoto iyo tuvuze ngo mwami Yesu utanga amahoro yarararara tugasakuza yarara tukabwira Uwiteka ntago gahwema kutwumva araza akashyiramo kizimya mwoto bigasa n'ibihwamye tukamara nk'imyaka 5 10 ntabyo twumva kubera satani akongera akavuvumba agatarika ibizimbye akongera agateza abantu umwiryane abari kurya ntibahage abari ubugari kumva ntiwanyuzwe abari ibishyimba tihoya uriye umureti kumva tihoya nawo ntunyuze azaza cyintambara zishire mu izina rya Kristo Yesu amahoro y'Imana nabane namwe nshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya aho isi ya Bibiliya igeze nimwe tubikesha naho izagera nimwebwe tubikesha mbabazi z'Uwiteka zikomeze zibabeho kandi zibishimire mu izina rya Kristo Yesu amen nk'intego y'isi ya Bibiliya ni ukumenyesha mwene muntu aho isi igeze kandi naho iri kwerekeza kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka zabashe guhunga umujinya uzatera ubwisi zabishiranye no kwifuza kwayo nk'uko intego y'isi ya Bibiliya imeze kenshi dukunda kubabwira ko isi izashara no kwifuza kwayo kandi ko byinshi biri kuba hari ibimenyetso by'iminsi y'imperuka nibyo koko ni nako kuri niyo mpamvu dukomeje gutunga itoroshi nk'isi ya Bibiliya kubibera hirya no hino ku isi kugira ngo na isi ya Bibiliya mwumva ijambo rifite amagambo abiri arigize umva mu isi ndetse na Bibiliya niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uhumvira ibyabaye n'ibindi bigenda biba ndetse n'ibindi bizaza mu gihe kizaza byose burya bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bikubiye nyine muri Bibiliya niyo mpamvu wumvamo isi plus Bibiliya ni ibyabaye ku isi n'ibiriho biba n'ibindi bizaba mu gihe kizaza dore byose bifite ireme ku buhanuzi rero byanditswe byera byahumetswe n'Imana intego y'isi rero ni ukubisomera mwene muntu kugira ngo arusheho gukanguka akora iby'Imana ishaka kuko isi izashirana no kwifuza kwayo murakoze cyane shalom shalom turi kumwe rero uyu mwanya uko isi ya Bibiliya iri kugenda itunga itoroshi hirya no hino mu nguni enye z'isi reka tugende ku murongo wa 15 w'igice cya 5 cy'urwandiko Paulo yandikiye Abefeso hagira umurongo ugira uti tuwugarutseho ugira uti nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge amen nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge niko umwanditsi yandikiye Abefeso yabivuze abwira Abefeso ati mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge kugenda ngo utagira ubwenge umuntu agenda nk'atagira ubwenge nyine ashobora kugenda atazi ko imbere hari icyobo gicukuye akaba yagikororokeramo akaba aragiye ariko iyo ugenda nk'umunyabwenge uragenda uzi ngo hari icyobo uba waramaze kumenya amakuru mbere kandi umunyabwenge ashaka kumenya vuba kugira ngo icyo yamenye imbere ataza kukigwamo iyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ubwo mugende nk'abanyabwenge iri jambo
Paul yandikiye Efeso abwira mwene muntu ko abantu bagomba kugenda nk'abafite ubwenge bo kugenda nk'abatagira ubwenge, ni ibikubiye mu buhanuzi, kubera ko yarazi ko imbere hariyo ubuhanuzi bukomeye cyane ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bitegereje isi, bitegereje kuzajya bigenda bigaragara hirya no hino ku isi, aribyo muri kugenda mubona hirya no hino ku isi. Muri ubwo buhanuzi muribuka ko Yohana ari Patimo yabonye umwana w'intama w'Imana amena ibimenyetso 7 byari bibumbuye muri cya gitabo. Tubyibuke kuba twabanye hano ku isi ya Bibiliya, sibe ko tuzanabigarukaho kenshi kugira ngo tubashe kugurespinga neza, tubyumve, kugira ngo turusheho kugenda nk'abanyabwenge. Kumena kw'ibimenyetso 7 rero, ikimenyetso byari biherekejwe rero n'impanda 7 nazo z'imperuka. Ku gice cya 8 cy'ibyashuro Yohana hariho impanda 7 z'imperuka ziherekeje kwa kumenwa kw'ibimenyetso 7. Ku murongo wa 6 hariho marayika wa mbere w'igice cya 8 amen avuza impanda, ngo urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso bisohoka muri iyo mpanda binyanyagira ku isi. 1/3 cy'ibituye isi, ibyatsi n'ibiti byose birakongoka kubera urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso. Ndetse n'ubutaka ubwabyo nabwo burakongoka. Uru rubura ruvanze n'umuriro n'amaraso rwasohotse mu mpanda ya mbere, ruhwanye kandi ruhuye n'ibibera hirya no hino ku isi. Ibimenyetso bigenda byiyavepora byigaragaza mu minsi y'imperuka nibyo bisohokamo urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso. Yohana ari Patimo yabonye iyo mpanda nyine icira urubura ngo ruvanze n'umuriro n'amaraso binyanyagira ku isi, ibyo ku isi birakongoka. Kubera ko ubuhanuzi biri gusohora, ni ibisohoka mu minwa y'imbunda nini n'intoya biri kubera hirya no hino ku isi. Reba ibimaze iminsi bisohoka mu minwa y'imbunda nini n'intoya, uruba ruvanze n'umuriro n'amaraso rumaze iminsi rusohoka hara mu ntara ya Kursk. Mu ntara ya Kursk ingabo za Ukraine ziri kurwana n'Uburusiya. Urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso birasohoka mu minwa y'imbunda n'intoya bikamanuka bikanyanyagira ku isi, ibiri ku isi bigakongoka. Reba urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso bisohoka mu minwa y'imbunda n'intoya bikikubita muri Donbass, hariya mu ntara nyine ya Ukraine, n'izindi ntara zose nka Crimea. Muribuka ko 2016 Uburusiya bwateye Ukraine bufata intara ya Crimea, hasohotse urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso binyanyagira ku isi, ibituye ku isi bigakongoka. Si ibituye ku isi gusa, ibyatsi n'ibiti ndetse n'abantu n'ubutaka bigakongoka bigahinduka umuyonga. Uru rubura ruvanze n'umuriro n'amaraso beba iminsi bimaze binyanyagira muri Uburasirazuba bwa Kongo, ibiri kuhabera. Urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso Yohana yabonye biragenda bigasohoka mu minwa y'imbunda n'intoya, ndetse si no mu minwa y'imbunda n'intoya gusa. Daniyeli yari yigeze kubona amafarasi yo mu kirere, ngo umwamikazi Kasi ateruwe ikusi, ngo yitwaje amagare n'amafarasi n'inkuge. Aya mafarasi Bibiliya yavuze ku buhanuzi bwa Daniyeli ni amafarasi byashushanyaga amafarasi yo mu kirere. Ibi bikaba bishushanya indege zigenda zitwaye urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso bikagera kuri pozisiyo y'aho bateganyije, bikarekura rwa rubura ruvanze n'umuriro n'amaraso, birekuwe n'indege, ahandi hagakongoka, ibiti n'ubutaka bigakongoka hagahinduka umuyonga. Kuri Uburasirazuba bwa Kongo murabona ibiri kugenda bihabera hagati y'umutwe wa M23 bari kurwanira ubwigenge bwabo, ndetse n'abasirikare ba FARDC bari barwanira ukubaho kwabo. Uru rubura ruvanze n'umuriro n'amaraso rero bari guhererekanya, haba ku mutwe wa M23 haba no ku gisirikare cya FARDC, bari bahererekanya urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso mwizi karitsiye zitandukanye, nyuma y'uko bigaruriye umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Bakomeje kwataka
kwataka izindi ntara n'andi makaritsiye yose ngo babwira Kinshasa ati nimutarekura ngo natwe turyeho kubwo bugari n'izo capati n'iyo mikati turabadiha tubahindura ivumbi tubahindura ivumbi. Leta nayo ati nimugende iwanyu iyo mwaturutse nta nubwo muri n'abanyekongo mwebwe ahubwo muri ibikoresho ngo by'ibihugu bindi duturanye ngo biguza bidushotora nimugende. Abandi ati turi abanyekongo hano ni kuri gakondo yacu na twahawe na ba sogokuruza ahubwo impamvu nuko muducura muri kurya mukaducura ku mugati nakarusha turaje nimutemera ibyo tubasaba turabadiha tubahindura umucanga. Uko niko rero kugira ngo bahindurane umucanga bakoresha impanda zisohoka mu rubura ruvanze umuntu n'amaraso. Uko niko rero bageze muri santere ya Gatana hamwe abantu bajyaga bajya kugura y'ibitoki ndi santere ya Karehe na za santere n'imisozi ya Shimanga aho hose ni imisozi abantu babaga bagiye gukorera y'ibitoki. Murabyuka ko bamwe muri mwe mwajyaga yo gukorera y'ibitoki mukajya guhinga bakabahemba ibitoki. Ibyo bitoki baranga ko Kinshasa igumya kubirya yonyine igumye kubirya yonyine imisoro ivuyemo Kinshasa ikayirya yonyine. Bakavuga ati rero natwe mugomba kuduha natwe turi abanyekongo ati nimugende murya ibyo bitoki n'ibijumba nyine kubera ko haba ibitoki n'amateke nyine murabizi ko bamwe nyine uko nguko mwajyaga mugiye gukorera y'ibitoki. Ba Karafurere n'abandi bose n'abasogokuru bajyaga bagiye gukora y'ibitoki iyo za Gatana na za Karehe hirya iyo masantere no kwijwi nuko akajya gukorera y'ibitoki. Habaga ibitoki rero noneho kubera ko haba ibitoki leta igatwara imisoro yose ikayirira yonyine ikayiryamo capati. None mu gihe bari kwiryamo capati bakabwira abandi timubwe mwe murya ku bitoki nta kibazo mufite. Abandi bagati rwose tuzajya duhorera ibitoki n'amateke kandi mwebwe muri kwirira umugati usize mayoneze ntabwo mugomba kuduha. Dore nta kindi abantu baba bapfa rero ni ubugari. Impamvu barekuranaho urubura ruvanze n'umuntu n'amaraso nta kindi baba bari gupfa nakari munsi y'ubutaka cyangwa se gaturuka mu butaka nyine kavamo nyine ibitoki n'amateke n'ibirayi n'imyumbati nicyo baba bapfa burya. Rero iyo baba bari gucurana banga uko basangira ngo bagire bahagurutsa rero impanda zirekura urubura ruvanze n'umuriro n'amaraso. Ibi byose rero ni ibimenyetso bigenda bigaragaza ko ya minsi iri kugenda irushaho kwegera mwene muntu waherereye ariyo minsi y'imperuka nyine. Ikiriho kandi gishimishije kandi gitangaje kandi giteye umwete mwene muntu ni ugukora iby'Imana ishaka kugira ngo uzabashe guhunga umujinya uzatera kuko urubura ruvanze n'amaraso biri kubaho ubu none ni umuganura ubu indege ziri kumanuka ari zo ku ruhande rwa mama 23 zigarekura urubura ruvanze n'amaraso mu izo ntara za Karehe na Gatana na Shimanga berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu ngo bagicakire. Mama kugicakira bamanuka bafate n'umujyi w'Bukavu ngo niyo mara gufatana Bukavu ngo ntibari burekeraho bareta ko bakomeza ngo na Kinshasa. Urubura icyo byose igikoresho gikoreshwa ni urubura ruvanze n'amaraso ibisoka mu minwa y'imbunda n'intoya bigenda bikanyanyagira ku isi ibituye ku isi bigakongoka ibiti n'abantu bigakongagurika. Ibyo byose rero ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka ni umuganura. Ibi biri ko biba ni umuganura nk'igitonyanga ariko ubwo Uwiteka azaba yakuye amahoro mu isi hano mwene muntu atakibasha gupfukama avuga ngo mwami Yesu gakiza karasubiye iwabo. Twebwe n'imbabazi twagiriwe kuba tukitambutsa ubutumwa bwiza ngo bugende bugere ku bandi tukaba tukibivuga bikemera kubera ko turi nk'abakizimya mwoto. Iyo tuvuze ngo mwami Yesu utanga amahoro tugasakuza tukabwira Uwiteka ntago gahwema kutwumva araza agashyiramo kizimya mwoto bigasa n'ibihwamye tukamara nk'imyaka 5 10 ntabyo twumva kubera Satani akongera akavuvumba gatarika ibizimbye akongera agateza abantu umwiryane abari kurya ntibahage abari ubugari kumva ntiwanyuzwe abari ibishyimba ati hoya uriye umureti kumva ati hoya nawo ntunyuze ndashaka n'ibindi byose rwose byose akabishaka ngo
bagogeze mbega satani agateza mwene muntu mururumba hirya ibyo afite ntibimuhaza ko ati hoya nabiriya nabyo ndabishaka nabyo ndabishaka tubirye tubisangire tuburye tubisangire isiga ibiga kugira ngo bigerweho isiga hagurutsa urubura ruvanze mu rona amaraso nta kindi mwende muntu aba ari gupfa mbese uko bemeze gutya umunzani w'ikimenyetso cya gatatu kumenwa ikimenyetso cya gatatu ari wo munzani wo kurya abantu ndibahage niba bimeze gutya abantu bakiri kubona ibyo barya noneho mu gihe uyu munzani uzaba wakamejeje noneho reka noneho ngubwendo uyu none ikiro cy'ibishyimbo niba ubwo kiri kugura icyabiri cyatanu gutyo none ubwo ibyaha bizaba byamaze gukabya mu bihe bizaza umunzani ikiro cy'ibishyimbo cyageze ku 5,000 kuko ibi biriho none n'umuganura mu gihe amahoro azaba yakuwe mu isi mu gihe kizaza reka nkubwire isi ntabwo izabasha kwihanganira uwo mujinya izatera niba icyo gihe amahoro azaba yakuwe mu isi ibyo umuganura byavuyeho umubabaro noneho isi iri mu gifute nyine cy'umubabaro ikiro cy'ibishyimbo kiri ku 5,000 isi izabasha kwihanganira uwo mubabaro noneho hazaba hasohoka urubura ruvanze rungana iki niyo mpamvu intego y'isi ya Bibiliya ikubwira aho uherereye hose gukora iby'Imana ishaka kandi urusheho kugenda nk'umunyabwenge we kugenda nk'utagira ubwenge numara kugenda nk'ufite ubwenge ukora iby'Imana ishaka kugira ngo uzabashe guhunga uwo mujinya uzatera kuko isi iri bugufi kugira ngo ishirane n'ukwifuza kwayo nk'intego y'isi ya Bibiliya no kugira ngo dukangurire benshi ngo bazahunga umujinya uzatera kuko ibi biri ko bibera hirya no hino ku isi n'ibimenyetso by'iminsi imperuka ibigiye kuza isi ntabwo izabasha kubyihanganira sangiza abandi ubutumwa bugeze kuri benshi no bamenye bagenda nk'abanyabwenge be kugenda nk'abatafite ubwenge be kugenda nk'abatazi iyo ugenda utazi uri kugenda nk'udafite ubwenge ariko iyo kugenda uzi kwimbere hari urwo ugenda uzi ngo nimbagira ndasimbuka niko rero mpamvu ugomba kumenya ko urubura ruvanze no mu maso ari ibyanditswe byahumetswe n'Imana birimo bigenda byigaragaza hirya no hino ku isi nk'ikimenyetso kigaragaza ko isi yenda gushirana n'ukwifuza kwayo ibi biganiro by'isi ya Bibiliya nakagaruka shalom turabakunda amen.